Ikinamico. Abumva radiyo Rwanda mwiriweho, ni umwanya w'ikinamico. Uyu mugoroba radiyo yanyu yabateguriye umukino witwa Akarenze Impinga, wanditswe na Sebuhoro Daniel Benjamin. Ariko se akarenze impinga kaba ari agaki? Yaba se ari yambe biwunanara bigacyura umutima wuzuye ikibo? Yaba se ari amagambo avuguta nta mivuba, akagenda nta maguru, akaguruka butashya nta mababa, umuyaga ukayakwiza hose? Muri uyu mukino muriyumvira ukuntu bagabo barabona yatejwe urubwa, rubanda rwose rukamusekera mu bipfunsi rumuryanira inzara kandi abeshyerwa. Uwo mugabo wahohotewe kubera urwangano kandi ari indahemuka, ntabwo ari nk'abagabo barabona wabaye iciro ry'imigani, ngo niwe washatse nta cyamuturukira, babyarana y'uruvugo ruzanye. Asabye imisozi irakinga, amushingira amazu arahishira, ati icyo utazi ugisanga munsi y'umukingo. Nimwiyumvire. Mabwirwe uyu muntu yasinziriye atera. Mabwirwe kanguka nkubwire ariko uyu mugore arankangurikira siki kanguka. Ni twa dushyimbo batwaye? Yaba ari bya bishyimbo, aho uzi ishyano twagushije. Ishyano kisi? Ishyano kira? Vuga se mureke nisinzirire. Niko ye, uzi ko nyina nta gisibya twite? Gwiki? Nyina nagisibya we? Ugira bangahe? Ugira bangahe? Nagira nijana nyina nta gisibya abatwite mu gahwana. Ari je wayimuteye cyangwa amwoheje kuyitwara? Yayitewe nande? Niko nyina biri ha. Ubwo uravuga ukomeje koko? Ntiwamwoheje kuyitwara? Atari wowe undi ninde? Si wamwiranwa hangaha nagiye gutanga ngo uracuruza ko nduzi hacuruza kizimba bahashye. Ahara wowe washobora gucunga umukobwa ngo atazagutwarana inda. Wiki? Wamenya yitwaye ryari? Ibyo uvuga byose simbyumva. Niko? Inganite? Ugira se ngo ndabizi. Cyo ko rubanza ari amezi 5. Wigamba mpinga. Ngo amezi 5. Ubwo se rwo akabimenya? Nabyongorewe na rubanda. Ndebye nsanga aratwite koko. Ubwo nta sori koko? Umwana mu bana twite ubibwirwe na rubanda. Rero ni cyando koko. Ngo ninde wayimuteye? Ndamuzi se. Kunamubajije akenda kundya. Cyokora wabimbwiye yambwiye ko banza ari wa muzukuru wanza y'u Rwanda. Ngo umuzukuru wanza y'u Rwanda. Ngo Mahame ni Mahame se. Arya nitwa Mahame? Niko yitwa. Se ko arabizi? Uravuga data se? Nawe uko yabaye. Undi se ngubaza ninde? Simbizi wenda yaba bizi. Arakoze. Maze ejo kare uzajye kubibwira so. Hanyuma uzamenye nuko bisobanura. Ubona najyayo kubimubwira nkamukira. Uramenye da. Ngo ndamenye. Ubwo urakomeje ko ndamenye. Azabibwirwe na rubanda nkuko nanjye nabimenye, sengiye gukubitwa z'amaherere. Wibwira se ko nabibwirwa na rubanda ari kuzamukira? Bintere. Ngo bigutere. Nyirabira ubwo nta soni koko? Kumvugisha urutyo ngo bigutere. Ariko surinda umbwira urutyo ko nanjye ntari nanze ubwari bw'uyu mwana. Ubwo wampinduka unziza iki? Ahubwo ko mbibona twashaka inzira yo kumucikisha inkuru itarasakara ngo dukwemwe n'abahisi n'abagenzi. Umva ko babaye. Ibi byose simwe mwabiteye. Iki cyo kirinze gutwara y'indaro atari wowe ukirera. Aha, n'umundi umwana ubaye ikigorya wa nyina. Abo wa nyina. Sipesiyo zo kwa Mutesi si inkumi nkawe.
ko atayitwaye mukasafari uriya nta muruta ubukumi we ko atayitwaye ngo tumucikishe aramutse avuye aho uzajyane nawe cyayitwariraga azemera ibyarire hano. aha bisa nicecekere da nyamara natanagenda ntazayihabyarira. ugize guki ubona atanagenda ntazayihabyarira ubwo uko numva ndumva uri mu migambi yo kuzayikuramo nabyo ntibyabura da. nabyo ntibyabura. singiye guhabwa amenyo n'abasetsi izuba riva. Nyirabiri ha uramutse uvanyemo uwo mwana ida niba atagufunga uzamukanye n'imbwa. ibyo byihorere hari igihe si byago bitabaho. byaba byo bitaba byo jye nkugira inama iyo migambi wayigamburura naho ubundi nukinisha kuyivanamo biraba ibyawe. ese kurya imuhitane n'ubundi ntacyo arateze kumara. yakimara atakimara aramutse ayikuyemo uzahana nayo uzahana namba ndoga rwigamba. cyano rigwira abagabo koko reka ejo uzajye kubibwira so bizaba byose bizabe n'ababizi kuvuga ndetse tushikana isinzire nongera kugira icyo mvugisha igerayo. waramutse mabwiye umwana mukanya amahoro ugihumeka ndebe uzindutse noneho ni amahoro si ganya hariya kwa data kwa mugabo we hari impamvu yanjye siko n'umuvugana agahinda byakugendekeye biti wandika n'icyo wa mugabo we ko amagorwa gwira abagabo koko bitese abanyirwa akabari ntibayisahuye ni ugusahurwa se nawe ntimbwire neza ntawe mwafashe mbarwivanga sibyo naguhisha mugabo twagushije ishyano ubu ngubu ishyano ariko bite wa mukobwa wanjye aratwite yambabone oya wa wundi w'umugore wanjye muto nta gisibya se kwivanga wandorera n'iki mabwi nubwo yawaje bwose ariko mwakwirira wenyine n'urwo ababyeyi bose muri iki gihe bisigaye byabaye umudeli abakize abakennye ni hahandi yewe si urwumwe n'umwana w'umunyarwanda ushatse wahora wandika rwivanga ko ubu numiwe ngewe ariko bakenye rwose bazitwara bibaza iki wavuga bazibatera ahubwo ntaho gushuka abana se nk'abariya ni igikomeye niyo wamuha bombo gusa ukamumenya ko umukunda ntabura kwemera ko mukorera ishyano nk'iryo ariko kuki bazibatera rwose batabafunga nanjye ngo batabafunga nako banyirashyano barabahishira nta gisibya se yababwiye wayimuteye wahitewe na wa muzukuru wanza y'u Rwanda na Mahame se ngo ni Mahame uriya ubona Mahame se ahuriye na nyina nta gisibye sinamenya wa mugabo we inkozi z'ibibi wamenya zihurira he niko ye ahubwo ntiyaba ari wa mwarimu muturanye mwarimu we duturanye avuga se bagabo barabona undi wundi se nindi nuwo navugaga gwiki iryo risubizaho rivanye urabona se yatinyuka atinyira nta gisibye ngo aziterana kuba inyamara ntugatera abantu rubwa agize kuba ari umwarimu akubitiyeho kuba ari mukuru akaba n'umukristo ukomeye muri kiliziya ibyo byakukanga se urabona yarenga kuri ibyo koko agahimukira umwana nkuriye ate ngo nuko amahano yaguye menya hari ikindi mupfa rekera gitose ntabwo uzi ukuntu ngiye naba ndegera amafaranga ataraye mu rukiko bakansha ibyamirenge byaba ari ayo ubusa nanjye sinzabura icyo mukorera kizamwumvisha pe agenge cyaba ari icyo mupfa ariko si cyo cyatuma umukekeraho iryo shyano mva amabwiye ndagira ngo ngusabe kumfasha kwitura abagabo barabona yangiye nabi birenze urugero ngufasha neza nubwo ari umuturanyi wawe ariko umenye ko inshuti ishobora kukuruta umuvandimwe nkaswe umuturanyi ungiriye neza sinazabura icyo nkwitura rwose uragira ngo se ngufashe ndagira ngo dufungishe icyo kigabo cyangwa tucishe amafaranga wabasize neza ko ari we wantereye umwana inda nk'uko wakabivugaga oya simbihamya ariko wavuga ko ari we ntibyabura guhama ubwo se wumva byashoboka bite gusa wabyemera ninde ibyo ntabwo bishoboka niyo kandi byashoboka sinabasha guhemukira umuturanyi bigezaho nyamara niwe byagira umumaro waramutse wamuciye amafaranga kandi wamuca ari hasi 1,000 ngo 1,000 bita kinoda reka se
by'amafaranga byo nabyemera ariko kumufungisha byose nabyemera rwose. Ese ubwo yaba azize iki koko? Ese amafaranga yo yaba yaciriwe iki? Oya ntabwo hemukira umuntu umuziza agaheshyi. Nagusabaga kumfasha sinaburanaga nawe. Irorere nzari tuzakura kuri mahame uriya mutindi. Nyamara ntuhabura n'ibihumbi 50 wakura kuri bagabo barabona. Nikuye tugize kumbwira ko yanze no kuguriza amafaranga kandi yafite. Kandi kugusha harya ngo nagufashane. Wamfasha tugiye tuvuga ko ari watenya ntagisibye nda. Ibyo bidafashe ye. Ubwo uzabyemera nindi. Abuzwe niki? Weva we kwirushya rwose. Shakira nandi niba ushaka kumwitura inabi yakugiriye. Fa kunyemerera gusa. Ibisigaye nige bireba. Ariko se gucisha uwo muntu wabanda amafaranga. Urabona bizakumarira iki Rwiva? Wese yandeze muri cyo kabifite mu nyunguki. Mu mafaranga natanze na rimwe bamuhayemo. Wakabimenye se. Nge ndabona wakwikoma bamutumye. Nawe rwose ararengana. Arengana niki? Ararengana. Mpaka nawe mwumvishije. Fa kunyemerera gusa. Erega inyungu ni yawe. Ariko uragira ngo nkwemerere iki? Ese we wanze amafaranga bamuca koko? Ntuzi ko yafashe uwo mwana bahemukiye? Wiva. Niba kumucisha amafaranga byo reka tubishakira inzira. No kuyamucisha. Ariko kumufungisha reka da. Ntabwo nabyemera rwose. Singiye kwiteranya n'umuntu. Tuzamucisha amafaranga gusa ntacyo bitwaye. Ariko nibagwa nk'ibihumbi 100 shaho nibuza mpimo na 20. Yewe na 30 nzabiguha. Ati bisigaye 70. Nzabigurama registre yo gucuruza byeri. Wumva se? Naye narabuze uko nzicuruza rwose. Niko se Rwiva. Uko nari ngiye kwibwira data bukwe. Bimubwira kugira ngo mugishe inama. Byifate mune. Uravuga se ruva mwabo? Niwe mvuga. Ushi tujyane iyo twigira inama hamwe zabakiza. Bwira ko tubivuga rero. Si bikomeye. Upfa gusa kumubwira ko ari bagabo barabona bagutereye umwanya inda. Ukavuga ko bivugwa hose. Nanjye ndaryungamo. Cyo nabyo. Reka ahubwo tugende. Ngano tugende. Cyari mwumvise ese shabure yagiye se sibabaye. Ramana ngiye kungwa mu maso urabona. Yabiriya byumba bishatse byanze bikunze tumuce tuzamingiramo. Nako kushubuye. Nkundo he gusa nanyu zikunze ari n'abategeko cyane. Ntango. Iyo mpamvu mbyemeye. Mwaramutse w'abantu. Ninde? Ni Mabwirwe. Mwaramutse. Waramutse. Yego. Komera. Mwaramutse cyane. Waramutse nawe Bwirwe. Niko musawa mwaramutse. Waramutse. Mukomere. Bite ko mutuzindukiye ni ubuhoro? Nta buhoro. Buhoro? Anije kukubwira ishyano twagushije niba mutararimenya. Ishano ki? Ko ndaryo nje mwana wa. Ntacyo mwaramenye kuri nyina nta gisibya. Oya. Yabaye iki? Nimuramenye ko atwite. Bibyigwe nande. Nyira nta gisibya aratwite. Kuntanda namubonanaga. Uretse namwe na nyina babanaga ngo ntiyabimenye. Kandi gwimaze amezi 5. Amezi 5? 5 yose. Mwaba muzi wayimuteye? Inkuru si yanjye giye nyine. Mwakwibariza na Rwivanguyo. Kwivanga nawe arabizi. Ndabizi da. Tunabyumvanya abantu bavuga ko yitewe na wa mwarimu bagabo barabona. Bagabo barabona? Tibishoboka. Wabyumvanye nde? Nabyumviye ukaba ari Kenya rusange hariye. Uretse ko bene kwivuga barimo babyongorerana. Ndetse bavuga ko ari nawe wayiteye babakobwa 7 bose. To rero. Bari baheretse kirikanwa muri Seraye. Ngo hari nabandi bane yaziteye ahubwo ni yaguye. Erega noneho yaba yakabya bimasa by'isonga bigenewe kubangurirwaho. Barabishoboye. Ariko se ko bagabo barabona ari umukristo witonda. Ibyo byagukanga. Akaba yari umubyeyi mu bana. Ubu yahanzweho n'iki cyatumye yahuka mu babyaye. Nda namashitani. Ahari. Nanjye nyirabiri hanze yambwiye ko iyo nkuru yayibwiwe na rubanda. Ntabwo ngo yarazi ko umukobwa watwite. Ariko se koko bigiye kubimpa mu bana ba. Iri sano ryabahe koko ko umubyeyi yisubira inyuma. Ubwo se murumva twabyifatamo dute? Igihundi nta wundi mugambi nafashe ubu. Ndumva twamurega rwose kuko ibyo yakoze ari bitakwihanganira. Nanjye niyo. Ubwo se murumva twamurega dushingiye kuki? Ngo mushingiye kuki? Uteruye umwana inda murabona byoroshye se? Byoroshye. Ndumva ko atari nawe wenyine yemeje kuzamurega. Si nawe wenyine. Imuvise ko n'abandi 7 bose yateye amada. Ari je byivanga rero.
sinaraga ntagejeje icyo kirego kuri pariki nanjye niyemeje kumurega nta kindi buriya bugome yadukanye mu bana ntabwo ari ubwo kwihanganirwa. ubwo se abagabo twabitangira twabavanaye hari abagabo se baruta abaturage na rubanda wabavana he bandi urabyumva ko iki mabwire nge ndabona twamurega ariko tukamurega ari uko tubanje kumva imvugo y'umukobwa. ntacyo mwamubajije ntacyo mubaza iki urumva namubaza iki? ubwo se urumva twaza kurega umunyarwanda dushingiye kuki ku mvugo ya rubanda gusa ku mvugo yabonye ndibifashije n'umukobwa ndamubaza. urumva ari inama naba hano ngiye nuko mabwirwe yabanza akabaza umukobwa we niba kuko ari bagabo barabona bamuteye inda bitaba ibyo mukareba ko mubyifatamo mwasanga ari we mukamurega inzira z'ikigendwa ibyo kandi igihe rwivanga sinabura kubibafashamo. se dawe yanimutana murega azabura abandi bamurega nanjye ngomba kumurega nabyiyemeje gusa. ikibabaje nuko muzahomba mukabura intama n'ibyuma ngo ngaha mutegereje abagabo bazajya kumuhamya kandi babyivugira hose ngo bari n'ahandi hose. maze rero bana banje mureke tuje inama ya kigabo dore bagabo barabona asanzwe ari umuvandimwe kandi uwo mwana ni nguwe turi muze tumuhamagare tumubaze tumenye icyo twakora twumvise imvugo ye. dore rwivanga mbabwire ibintu byanyu murabijambije muramutse mumuhamagaye mukamubaza icyo kibazo natabagarukana mukabona ari bubareze muzangaye babwire mfara none turabona ataturega nyine ubwo mubona koko yabyemera bishoboka bite ko yakwemera ko yatewe umwana inda koko naho yaba wikoza tubimubajije. none rero muremeza ko tumureka tutamubajije tuzabaza umwana mumaze se mumubaza iki ko azabihakana mwana nabimwemeza ikindi niki byuko mbyumva mabwirwe urumva ndakumva banza baza umukobwa wawe niba ari we wayimuteye koko mubone kumurega naho nimubanza kubaza abagabo barabona natabarega dore aho nigaramiye rwivanga ibyo ndabibemeje rwose azabarega pe yerega yaturega. ubwo se dusanze ari we yaregwa nande nta muriga ndetse utari se ninde cyangwa umukobwa we azabari umuriga ega ni muhumure nzabibagiramo bizatuma noneho inama niyo rwose mabyigwe naje ko baza uwo mwana nasanga ari byo aje kumurega ndashite tukora mu byitondere mumenye neza ko uwo mwana w'umunyarwanda atabeshegwa atubika azaduhinduka icyo bitazaduhinduka bigatandukanya imiryango. ntacyo natwe turabagabo umusaza ibyo arimora ubu ngiye nyine kumubaza ngiye kubaza uriya mwana wanjye ubwo nzabagezaho uko bimeze. wirirweho mwana wa wirirweho rwiva mubijemo nyabuna wenda twamukora 40,000 bigafasha uwo mwana kujya nabi tukabyihanganira se ntabwo byanga byo bimbabaje ese kujya tamutunga yaramukoreye biri yakora agomba kumutunga nibyo ko kumutunga rwose. niko si ubwo se urabona ibintu bitari mu nzira yabyo kuko mabwire cyakora rero rwivanga sindagura ndagena ibi bintu bizaturushya biturushya iki bizaturushya pepe indajya kozanya nta gisibya navuga undi ariko ubwo ni ngombwa umwumvishe neza w'abantu bamuvugaho kuko ariyo tuzagira icyo tuvanaho. ariko se ko bagabo barabona ari umugabo wihagazeho ko kumuhamya ibintu bitoroshye ngaho mbwira aho tuzabituruka rero. uzi kunjekeje koko sinabwiye ko ari igihe bireba upfa gusa kwemeza umukobwa wawe ko ari wavuga ndetse ukamwemeza no kuzamushinja mu mutegetsi nituramuka tumurize. ngaho rero twibuke ko tuzabigenza nawe rwose umwana we ndabimwemeza urumva se yamakanira ati uko twabigenza nuko dutangire tubikwize hose dute nk'ejo nzajya i Kigali nzagenda mbitangamo igiparo muri bisi kuri ndengera i Kigali yewe nimbona n'abantu bino babi i Kigali bose nzajya mbibabwira. nawe rero bivuge mu kabari kandi hari abanywi benshi ntuzibagirire kubyo navuga bariya bana bose b'abanyeshuri bariya 7 twavuze ubwo ari umwarimu ntazabikira ubwo n'igihe babikira rwose ntituzamura 1,000 rega nta nabibuze ejo bundi muri ministeri bamwohereje 120 yaguhayemo na rimwe ari imbere iki sinamugujije akanga yewe iyo ni inama ya kigabo ko uye nibyo tugomba kubikora reka nyiri kukabari ndebe ko nabona ibyo
kwehera umuhinzi nta naho ubundi umugambi ni ubu rwose uba wiriweho ndacyakuyambaza mabwiye rwose ntabwo ntabwo tuba mu nama rwose n'ibishobora rwose uzabibahanirize ngaho wirirwe nzagufasha rwose nk'umura yakwizeye rwose humura ubundi byankururukana ugasanga wowe mbonye ubona yanyoheye se ngo nuko ari umwarimu mu baturanyi tuzamukandagira akaburimbo be nyirabiri hanze karame ese uri mu biki wiriwe nirirwa iki wirirwa iki suzi iki ryashyano ryawe ririye se kuri imperezaho jyenyine si iryacu twembi ngo iryacu twembi dore araho mu gikari ngaho mumpamagarire nako banza ume kariya gatebe niyicarireho birabwangu kandi nyina nta gisibye ngwino witabe soma nitabye mwiriwe icara hariya ku muci kwarora niko nyina nta gisibye ndakumva imvugo ivugwa hanze aha ikuvugwaho urayizi mvugo ki ngo imvugo ki umva uko cyabaye mvugo ki iyo bajya gukora amahano ntibabura ibyo kwigurutsa ibyo bakoze ese munantunganyiriza iki ngo baragutunganyiriza iki ibyo wakoze nakoze iki ngo wakoze iki ko rubanda ruvuga ko utwite waba utwite dore ngo kiriri ntikivuga se cyangwa ntikiranga nanone ukwishe se rutoye ese uwo waretse uwo mwana ugize ngo ikinyirabiri hafi sawa kumvira mu nzu mujyane kwangarira iyo mushatse ngaho ugenda uribeshye ntabwo ushobora gusohoka muri iyi nzu utambwiye wagutinda niba ngana gutebana agatera rushishumu garukiraho itara hari ku muce yavu dore uko gisa ariko ubwo wamuvuze nyina nta gisi wamuvuze koko kubakiriye induru y'ijoro igiye gutuma uyu musozi urara udutaramanye ngaho tugira vuba rega mwana wanjye si inkuba zimbi yobewe dore rubanda rwose ruravuga ko utwite bakanavuga uwayiguteye ngaho zicicikana gure dore rubanda rwose ruravuga uwaguteye iyo nda wamumbwira wamumpisha simuyobewe none rero turagira ngo dushake inzira izatuma umererwa neza tukaba dushaka inzira zo kurega uwayiguteye hanyuma bakamuca amafaranga yo kuzagutabara urumva ese kutavuga urumva none rero nyumva uvuge umuntu wayiguteye ni mahame ngo mahame turagahamwe n'iminsi ziba mahame iki ko rubanda ruvuga ko ari bagabo barabona uriya kumwishira umwishira iki ubwo se murabona aba bagabo barabona ate mahame se tuzamugushyingira n'iki murega se azakumarira iki none se nabeshyira undi atari we bose ubuye mu gikari wandiragiziwe kariya guhishira inkozi z'ibibi kabeshyira amahame washimba mu maso ihute sinongera kukabona imbere yanjye kutara nabi birotwa irabiri hanze ndakumva kira hino mubwire barero wa mugore we inkuru yakwiriye hose ko bagabo barabona ari we wateye uriya mwana inda koko se hose biravugwa aho niriwe ku kabari niyo nkuru kandi gahongo si we wenyine ziteye wari waba ari iki ngo niwe wayiteye wa mukobwa wo kwa mudacumura wa wundi baherutse kwirukana muri sera yiharwa bucura se sinumvise ko birukanye babiri wari waba arasiki ubundi ni uwitwa Mukakibibi wo kwa Gasasira hariya bombi rero ngo niwe wazibateye ariko ni ishyano noneho koko iriya nshuke none rero kugira ngo nyina nta gisibye avuge mahame kandi ureba ntacyo yifitiye tuzamukuraho ndabona twagendera ku mvugo ya rubanda tukagira icyo tubona kuri uyu mwana ugiye kudupfira ubusa irabiri ha kwa muganire katumukoshe nta munsi wa nyina nta gisibye ko numva ugiye guhemukira umuturanyi wawe muhemukira nisi icyo gihe muzagikizwa n'iki ko rubanda mwigerezaho ariko uyu muntu abize atera gahemukira umuturanyi iki ejo muri se namugujije amafaranga yo kwicururiza akayanyima n'ibihumbi 120 byose aherutse kubona amariye iki reka nzamurege yantereye umwanira
ko araye se tutagabana kandi nayawe azangaye nayanjye tuzagabana da aha gusa numurega ntibigire icyo bifata uzaba waruhijwe n'iki bibuzwa n'iki kugifata umva Rwivanga yambwiye ko azabingiramo atese kweki Rwivanga aziranye n'abantu benshi cyane kandi bakomeye bashobora kuzabitugiramo bakamuca amafaranga ariko amafaranga ni mabi koko mwakagira imana mwe yo ubizi ko ari mabi amafaranga niyo agiye gutuma murenganya umuvandimwe bigezaho Tumurenganya ikize ko bivugwa nyirakagwa n'abantu mu bose. nyenga ariko abagore mwagira ubwoba kuko twanga guhemuka uriya muntu umaze kutwigiraho ikirenga umuntu asuhuza ntarushya amwikiriza ngo ararata ko akize urabona azatumarira iki Mba mbese ubona tumariye iki koko abavandimwe bwe burihe wamuvanaho n'uduhumbi 20 yabura icyo atumaza genda nakowe nuzi warigize umutesi sinzi utuntu usigaye wigiramo ngaho nimukurikirana izo ndonye zanyuda nzaba mbarirwa ikimbabaje n'umwana wanjye ibyo byihorere reka tumuhamagare tubimwumvishe kandi nawe umfashe maze yemeze bagabo babona nk'uko rubanda rwose ari we ruvuga tuzagira n'icyo tumuvanaho aha naho undi se mahame po nta mahame abantu urabyemeye wowe kagira imana we ngaho ariko rero ndumva binduruma bikururuma se bikururuma iki nyina ntagisibye banguka niko uracyavuga ko mahame ari we waguteye iyo nda ariko se muragira ngo mbeshyere undi mushaka w'iki umva rero wa mukobwa we nanjye ngo umukobwa niba ushaka kubaho neza ukwiriye kumva inama nkugira dore abantu bose bavuga ko ari bagabo barabona baguteye inda none nuvuga amahame bazavuga ko bagabo barabona yakuguriye kandi ntacyo uzabahungutse none reka tugendere ku mvugo ya rubanda no kucyo bazi maze abari buvuga ndetse uzamushije no mu butegetsi kuko jewe niyemeje kumurika ubwo bivugwa na bose ntawe uzabihakana niba muco amafaranga uguzabona ikigufasha n'uwo mwana uzabyara ntawe nisohokanya we mahame azakumarira iki koko ubwo se nzavuga ko yayinteye ate ntaho twahuriye po kino gicucu umva aho wahuriye na mahame wananirwa kuhahurira n'undi uzavuge ko yagufatiye mu nzira nimugoroba ndetse uzavuge n'itariki kugira ngo abantu bazabyemere koko saba wibuka igihe wayisamiye ma sinibuka neza ariko ubanza ari mu mpera z'ukwezi kwa 12 cyangwa mu ntangiriro z'ukwa mbere yewe ndibutse ni mu kwa mbere hari kubunana uzavuga iyo tariki hamara kandi nzagufasha muri ibyo byose rwose nzaguteturura ariko se nimushinja sinzabyara umwana usa nawe kubyara se umwana usa nawe ni ngombwa ubuse ko nakubyaye turasa hano niko bahora babyara abana basa cyangwa simbona amahame nawe ari igikara nkawe muri ubwo bose ari bikara nawe ukabura icyo nta kuzabyara inzobe kandi niyo wayibyara nta kibazo rega naho wabyara umwana udasa nawe bye kugutera inkeke rwose ntibizabura kwemerwa kuko rubanda rwose ruzi ko bagabo barabona ari we wayiguteye none se namubeshyira akazangirira nabi yakugirira nabi se turusha amaboko ngaho mukora uko mubitekereza n'ahandi uzajya uvuga ko ari we ubwo ari we rubanda ruvuga namwe mukaba mumunyemeje ubwo niwe nzavuga nuko guhera uyu munsi umuntu wese uzajya kubaza uvuga abagabo barabona uvuga abagabo barabona urumva ari mu bakuru ari mu bana ari hose ukagenda uvuga abagabo barabona urumva ndabyumva ntuzabyibagirwa oya nuko mwana wanjye noneho rwose tuzagendana nubona nkenanye uzangaye genda uruhuke ushyire umutima hamwe humura ntabwo uzangenana rwose Betama Tamari niki ugize ngo niki niki se nyine inya niho gera mwashakiye ubwatsi ubwo se utanyuzaniye buri hehe ngwiki ko Tama kutajya muvugisha uco byanyu bite none agira ngo bigende bite noneho byagendesheje umutwe ngora wa data se nyera amazi ni karabire da ukarasa ukarabireke ariko ibyo ni ako ndabaza ubuzi bw'ukaraba ariko Tama ibikugwana mo wabivuze bivura rwose kibyimye kimeneke ikibazo kibyare ngaho zivuga ugize ngo icyo mpatse ntibyare ugize ngo icyo mpatse ntibyare icyo twita ukibyare icyo ntwite ntibyare ukibyare nunanga abatwite bariyo bari byinshi abatwite bariyo bari
bariyo bari nyine ariko n'ubu ibintu noneho birimo rwaserera ndabona ari ugucecekera ngo uceceke no kuri parike uzaceceka da reka hino ni ishyano yewe kuri parike se kandi nzaba njyanywe n'ikida uzajyanwayo n'abatwite ureke kuvuga ngo nijye utwite ndatwite tama ngusabye guceceka ibyo bigambo byawe ibigambo by'abagore simbyitayeho ngo ni ibigambo by'abagore ni ibigambo by'abagore nyine ibyo nyine yego ye cyakora tama ndumva ujya ku mutsi w'iryinyo ufite guceceka yego ye ndaceceka ibyo abatwite bijyanye n'abatwite bari uranyumva komeza se icyo si ikibazo kindeba kibujwe n'ikise kukureba kandi ari wowe uzibatera kwari kizibatera ari wowe uzibatera nyine nyamwazamenya naziteye bane nyirama umwe se babiri se batatu se ni wowe ubazi ngo se mbwira naziteye numve mawe ariko bagabo barabona koko ye ko numva unyegara ngo bagabo barabona wari wabona tutarangana nawe ujya kurugarika have se wintuka ariko umugore yasazira ni wowe witutse umunsi ujya mu micuko tamari we kwihangana kurangiye ugize ntuko nshingiye micuko koko nino ni ishyano ko numva yasira se ngo ndagututse nyina nta gisibya ntumubyaye nyina nta gisibya nyine aratwite se niba se natwite nijye wamuteye ubwo gani bwo ukibimenya ayimuteye isi rota niwarota kandi ntiyabura kwibuka ibyo yakoreye mu nzozi tama ngezaho ndenzwe n'amagambo yawe ngusabye kunsobanurira none ahangaha wakwanga tukabonana ariko si ibintu byavugwa na rubanda rwose bene byo bakaba batabizi ntihabe harimo ukwijijisha ariko ndaba nijisha kubera iki bibira ko ugiye ntinyiki Alphonse na se wambwiye ko Mukarwivanga yambwiye ko nyina nta gisibya twite kandi akaba ari we wayimuteye aramaze none rero ngo ntubizi ariko ye muzajya mukora amahano hanyuma mwigire inyoni nyinshi ariko burakomeje ndakomeje nyine ahubwo ngo hari n'abandi barindwi baziteye bose ngo ni 8 ukabona ziteye batwite n'8 menya gusa ko mabwirwe ngo araye ari bukurege kuri pariki azagenda ariko na nyamukobwa kandi aremeza ko indari yawe rwose ngo arabyemeza nawe arabyemeza nyine byose byashoboka biti ngo nateye nyina nta gisibye ndagewe yewe amakuba agura abagabo koko kandi umva ngo n'inama yo gukorega yarayibereye kwa ruva mwabo we n'umukoyo ngo bakemeza ko bajya gukorega kuri pariki ndetse ngo nabwivanga iyo nama yarayirimo yewe niyo bigeze bazagende bandege da bazagende bandege rwose nintabura n'Imana ntizabura kumburanira habe shake kazi nyine ntimugakora amahano hanyuma ngo mushyire mu Imana tozi aho ngaho se ngo nizibe ziba nyine uziko nabo agutekuru utaje ubwo se urancinja waramboye wowe wewe ugeze umbona have shake jewe biteye isoni giye bagabo barabona nzatera ubwoba nicyo nakoze icyo ntakoze wapi ngo bazajya kundega bazakurega nyine bazashyira inzira rwose bazagende kandi nayo niba babaye uzabaherekeze ibyo nibyo wivugisha nivugisha siki genda umwere karibu mwiriwe mukomere Pauline mwiriwe bagabo rabo yego mwiriwe madame mwiriwe amakuru kise amakuru ni meza gahagati mwicare murakoze ariko se nibite Pauline ni byiza da kwatinze kugacyura aha akazi k'abapolisi gasa n'akatagira amasaha niko se amakuru kise ko numvise inkuru hano hakurya inye rusange kanshobera inkuru ki aha nsanze inteko y'abantu yaremeye ku kabari ka Mabwirwe bavuga ko waba ngo warazimaze abakobwa b'abandi batera amada ndetse ngo bakaba bagiye no kukurega kuri pariki iri tavuga umwe kumva ko ari ibigambo by'abagore da amaherezo by'abagabo nabyo ntibiruziremo ra kuri mugore wose ariko si Pauline nawe urabyumvise koko ndabyumvise rwose erega mu kanya narimbirwaniye n'uwo mugore nkagira ngo naye abagore none koko nawe urabyumviye ugira ngo se ni ibyongorerano reka da inteko yari yateranye ari we bataramanye ariko si ko ndi ibintu bitoroshye kandi nabikinishaga ariko iyo nkuru y'ukuri koko umfata inkuru yabaye kimomo nawe uravuga ubwo bigeze aha genda bane ejo ari kuzajya kubisiganuza burumesitiri akambara ibyururuka bigeze aha ngaha ariko si wabanza nkabaza Mabwirwe
uranago tava ntungana nawe kandi twarwana ndabizi cyakora amakora agwira amaboko aragwira koko nzaba numva ko uzabisobanura ndi kwa mugore we nawe mfatanya na rubanda gufatanya na rubanda iki uriya musaza rukwimvidi reka wumve ariko wabaye uti mureke mada wajye wihangana yitereye umutwe mwihorere bagabo barabo muramukeho Pawuri ngaho uramuke yego nzamenye ibyawe ejo nuza kuri komine ngaho genda uzaba wumva ibyanjye wa mugabo we injira komera amabwire niko ye amagambo yavugiye ku kabari kawe ejo bundi waba yibuka amagambo bwana burugumesitiri se ko amagambo avugirwa mu tubara akunda kuba menshi nimwasobanurira we mushaka kumbaza nasanga nyibuka nk'ayababwira wahakana ko utaremesheje inama uvuga ko abagabo barabona yagutereye umukobwa inda yewe ngo navuze ko abagabo barabona yantereye umukobwa inda ko nzi ko nta mukobwa ngira utwiteze ko n'ubu utangiye kwibakana ngo nukuri imbere ya burugumesitiri kandi warivugiye iwawe ku kabari reka nkoshye wimbeshyera hosha ari wowe bwana burugumesitiri ibyo uyu mugabo sinzi ibyo ari byo ahubwo mumubariza umukobwa wanjye utwite yenda yaba yamuzi koko ubwo utangiye kwibakana nta nama mwagire kwa sabuke muvuga ngo mugiye kundeka kuri parike kwa databuko iki uragiye ujya se cyane ari wowe urantuka kimare kunteza urubwa none kinantuke ni wowe warwiteye ibyo wakuvuga byose urabiyobewe yakuze ubeshya ngo nijye mwese muceceke mabwirwe imbwa ni wowe mwese muceceke mabwirwe ntibigaragara ko wabivuze muzampane rwose jyewe ni igihano bivuga se ariko nawe nabivugiye koko ufite amazina y'ababyumvise bagabo barabo uretse kuvuga ngo ni rubanda niba amabwirwa hakanye ko atabivuze kandi akaba hakana ko nta mukobwa utwite ndasaba ko mwabikorera inyandiko komeza mubitega amatwi niba koko hakanye ko atabivuze kandi akaba hakana ko nta mukobwa utwite mubikorera inyandiko hato nibivugwa bizambere gihamya ko mbeshyerwa urabyemera amabwire ndabyemera cyakora rero ntiyagira umukobwa wanjye ugaragara ko atwite dore jye ntawe nzi mbivugiye hano muzambarize uyu mugabo uko yabimenye jye ntarabimenye muzabimumbarize ngaho mwese nimusohokere muzabimumbarize ngaho nimusohoke muzabimumbarize mwirirwe mwese muzabimumbarize ye ngaho nimugende ikibazo cyanyu nzakira ugende nibaza ukuntu ajya kumenya ko abakobwa banjye batwite jyewe ntabyo nzi na rubanda ntabyo bavuga mugende ikibazo cyanyu nzakira iyo nyandiko jye niyo nshaka ko muyikora gusa cyangwa warabikoze uzi wabyo wawe kuri babeshya gusa tunigana fi injira mwaramutse bwana burugumesitiri mwaramutse rwiva mwaramutse bite na wa mwana urwayira yewe nyine yakajyanye kwa muganga nabonye kagarura akajisho da mwese makuru ki yewe ndabona bimeze neza sinakagwa ngo mumpe ko numva inyota inyishira ariko nawe uremerwa temere nabi yewe turagahora na kabashyitsi ntabwo tujya twihurira rwose iyo ni ijambo ryiza rwose akira nkuriye nakagwa we numire gusa anzi ko utagakunda buhoro yewe taraje ategetse burya muturusha ibiryoshye rwose yewe nuno rwagwa ruraryoshye koko ubwo n'uburiza bwa rwa rutoki rwanjye rwo ku kimigenge yewe haryoshye urwagwa rwose niko se bwana burugumesitiri ko hari ikintu nibutse nashakaga kumfasha muraho nibiki se kandi uzi ko wa mugabo wagabo urabona ngeze kuri koko aramfite pe yakugeze kure angeze kure hari ibyo muburana se kandi yongeye kukurega oya ntacyo tuburana uretse ko urwaburana ruzamugeza iyo yumva gusa nuko bizamo nkaho ari igihe wamubwiye ngo agiye gukora iryo shyano yagiye gukora ese koko itangaza rwose niko ngo yaba yarateye umukobwa wamubwirwa indara nuko numva bibaririza nkaho utabizira nzi ko burugumesitiri ashobora kweberwa ibera muri komine ye yarayimudomye da ese ugira ngo ni wenyine
hari n'abandi 7 barindwi Mm. ubwo se abo bose bavuga ko ariho bateye inda ko ari rudomanyira niba gira ngo ndabeshye uzibarize rubanda rwose barabiririmba ese nawe wari uri mu nteko uherutse gukoreshwa ku kabari ka mabwirwa babivuga akada shwi ndo wabandi nabyumviye ahandi ariko naho bitavugwa hose ariko se koko kubutabizi uri burugumesire pay ntabyo uzi pay nashwida ubwo abategetsi b'hejuru niba bikubaza uzabyifata mute uretse ko bagabo barabona yaje kundegera amabwirwe nabikurikirana ngasanga nta shingiro bifite namba naho ubundi wabimbaza navuga ko ari urubwa nkuru rwose abantu baterana ngo wavuga ko ari urubwa none urubwa ku bintu bizwi na rubanda rwose sibwo umutekano wo muri komine yawe kunaniye igihe nkugira inama nka mukuru wawe ugukunda wari ukwiye gukurikirana ikibazo cy'abagabo barabona kitarageraho kikurenga naho ubundi ntabwo byoroshye neza uragira ngo se ngikurikirane urasanga icyo kibazo aricyo cyihutirwa cyane mu bihungabanya umutekano wa komine ugize ngo iki abanyeshuri 7 bose batwite kuri santere imwe ngeraho n'uwa 8 w'umunyarwanda kandi abo nabashije kumenyekana ubwo hari n'abandi batazwi ikindi rero hanini cyari kinanzanye ngira nkumenyeshe uzi kuri yamwe arimo nawe atakukunda urubizi none nagira ngo duhereye kuri biriya bintu byose bimuvugwaho umufunge tumubonye impamvu ubwo urumva namufunga mpereye kuki ko nta mukobwa waje amundegera simbona umubyeyi w'umwana aza kumundegera ngo yamutereye umwana inda ubwo urumva ibyo bintu nabiturutsa kuki koko rwiva ntagusaba ko twabyishingizaho ukamufunga nanjye ukabumurega uzaho yangejeje arakanyagwa ko numva unyashya kugira nabi ingabo zanjye rwiva kandi narahiriye kuzatunganya imirimo ashinzwe ubwo uragira neza koko nuko ushaka ko nguhorera none se guhana abacumura ntibiri mu mirimo ushinzwe byo kuko ibyo ndabyumva birimo ariko sina hano umuntu nta cyaha mubonaho ngaho byihorere ariko umunsi abategetsi bo hejuru babikubajije nzaba ndebe uko uzabisobanura niwe kubibabwira mbere ese ni kuyi ahubwo yamenyesheje umugenzuzi w'ifasi akamenya ibivuga ku mukozi ashinzwe rwose ko nabyo banza byagira icyo bitanga kubera ibyemezo bidafashije by'uko rero watewe abakobwa bose uvuga inda nta hantu nabitungutse rwose mbitangamo raporo hariho hose yewe ndumva ari sinzi icyo uwo mwarimu yaguhaye gituma umungurana rwose ukamurengera ariko rero umunsi byakomeye ntibizabura gukomerana nawe abanyeshuri abandi bakomeza gutwara amaduka yicecekera bibera muri komine yawe amaherezo uzabibazwa ntuzandenganye uvuga ko nta kugira inama yewe none ibyo mbwiye byaba ari ukuri ni ukuri aho kubwira abategetsi reka nzabibwira ushinzwe iperereza muri prefegitura bikurikirane amenye ukuri kwabyo bizafata bizamufate ariko ntagiye gushinja umuntu ngo mufungishe nta cyemezo bifitiye nawe nibimufata bazamufunge iyo ni inama nziza rwose bigira vuba ahubwo gusa kumufunga se bazamupapera bazamurahira humana n'ibizarenga ejo ntabimumenyesheje oya nibyo munanakoze rwose nakana kagwa kare kamaze kongeramo ye kansindagire ndebe ko nagera hariya hirya gerageza wandare mwirirweho niba katangaragwe hariya mu kabuga rwose gerageza wandare umva ni mwirirweho rwiva ariko nugukomeza mugatsindagira biriya bintu komera mukamukirishamo rwose komera ntubaye kumara abana b'abandi arakanyagwa yemwe ko abagabo barabona ninde ni Pauline tama bona ndusuhuza ni Pauline umupolisi se ubwo niwe polisi wangiye saraza ngo nekira umva ko wigenje aho naje kukujyana noneho anyanira siki waramutse Pauline mwaramutse yego nimuze nimukomeze muze waramutse bagabo barabo yego mubuhoro mwa ni amahoro mwaramutse Pauline mwaramutse madame yego mushyikira ibaruwa yanyu navanye kuri komine ibaruwa wavanye kuri komine iturutse hezera soma nawe urebe
zaraye zizanywe na Rwivanga zikuye kuri perefegitire nuko burumesitiri arazimpa ngo nzikirize ba nyirazo. ko numva se uruvugamo nyinshi? Ni nyinshi da. Hari n'urwo wa mukobwa wo kwa Mabwirwe n'urwo kwa Mudacumura, wa wundi wo kwa Mudacumura n'uwa Gasasira. Cyo rero abo bose niko nzifite. Reka numva ibyazura. Kibungo kwa 15 Gicurasi. Bwana baba barabona usabwe kwitaba ku biro bishinzwe iperereza ngahore. Biro bishinzwe iperereza muri prefecture kwa 18 Gicurasi saa 2 za mu gitondo. Uzaze witwaje ibyangombwa byawe. Icyo uhamagariwe uzakimenyeshwa hageze ushinzwe iperereza. Kondera bizina ritagaragara neza. Karambereye kambaye hose nababwira. Sibwo nziza abakobwa. Use kandi uracyavuga ko ari ibigambo by'abagore. Reka bigukomera neza. Hoshe. Zirahandi wa mugore we. Urabona nagezweho nawe urambwira ubusa gusa. Ariko Rwivanga agenda ate mu bintu byanjye. Umugore wese byaturutseho tujya kubimenya. Rwivanga ntari ko rubamwa umunsi bemeza kundega. Aragufite. None nzandiko zimpamagara ni uzizanye. Ariko umugabo nta ruhare yabafite muri ikibazo cyangera. Neko ariko nkubwira ukanyamaganira kure ko mva ngo azakumvisha bitewe no kuba mureze mu rukiko. Ibyarwa rubanza rwa koperative rw'umwaka washize. Ngo nibyakuziza. Reka. Anasabe nziza namuranyaga ibyo ndi bujyane wanjye. Ko amafaranga ya koperative hari uwamubwiye ko hari narimwe bampayemo. Ubwo se yatabagiye hari ku Burundi wari kujya kuyamuregera. Yabundi nawe niwe baba bembeka. Abeshya ariko ararushwa n'ubusimane zandengera muri iki kibazo. Ubwo gikomeye bwose. Gusa nuko nutakwambata barahugukereza. Akagukerereza nyine. Ariko kwikora imirimo yanjye ndabona ngiye kujya mpura mu manza z'ibyaha ntakoze. Abantu barabona saka abagabo barabona Tama. Ndakumva. Shakira icyayi n'inywere untegure n'imyambaro nzajyana ejo wenda banansigana ibyo ntibigikinishwa. Birakomeye ahubwo. Ndakwita Paul. Reka nanjye mbe ngiye. Ngaho. Ngaho wirirwaho. Uherwaho. Nishyana. Tuzaba twumva uko byakugendekeye. Ndabona bizagenda nabi. Injira. Aho nawe. Yego. Nari mbitabye. Dore n'upapuro rumpamagara nguru. Awi. Niwe bagabo barabona. Nege bagabo barabona koko. Wicaye ku iyo ntebe. Murakoze. Witwa nde? Nitwa bagabo barabona. Umukobwa witwa Nyirantagisibye uramuzi? Ndamuzi. Mupfana iki? Ntacyo tse ko ari umwana w'umuturanyi. Ibyo koko. Hanyuma se bimvugaho urabizi? Ndabizi. Ni ibiki? Bavuga ko atwite. Bavuga ko atwite inda yande. Namwe barije se. Hanyuma se konzi kuri umwarimu kuki uhisha ukuri kw'ibyuzi cyangwa wumvise? Ibibazo se ndumva atari ryo rukwiye kubibazwa. Kuko atari ryo muteye inda. Hanyuma yitewe nande? Mwarushaho kumenya neza mubajije wayitewe. Nitumubaza akavuga ko ari wowe yimuteye. Saba mbeshyera. Ubwo se niyerekana ibimenyetso uzemera kubihanirwa. Ntawanga guhanwa ariko nzampani bakarengane. Ntagisibye ninjire. Ntagisibye ni wowe? Ibibazo nshaka kubaza uremera kubisubiza imbere y'uyu mugabo? Yego. Ufite imyaka ingahe? 15. Ufite umugabo? Nawe mfite.
ko ndewe utwite se iyo nda wayitewe nande? n'abagabo. Ni iya benshi cyangwa ni iy'umwe? Ni iy'umwe. Ninde? Ni abagabo barabona. Uyu nguyu aragutunze? Oya. Ko ndeba asa nkaho akubyaye yahiguteye ate? Ufite imyaka ingahe wa mugabo we? Mfite imyaka 40. Ntamubyaye koko. Be muko byaba byarabaye igihe ki? Uribuka itariki byabereyeho? Hari ku bunani. Nuko mwahanye ubunani. Bitera guhakana iki? Arambeshyera. Ufite ibimenyetso ki bigaragaza ko kubeshyera? Wese afite ibihe bigaragaza ko atambeshyera. Nuko atwitiye wamuteye. Ariko icyo si cyo kimenyetso. Ureye mundu urabimenya. Ese ko numva hari abandi bakobwa wateye inda kaba ariko kazi washinzwe muri komine yanyu? Niba utarengera rero ngo ujye mu zindi. Icyo kibazo cy'urubwa rugezeho kirandenze ku buryo ntabona icyo nkugusubizaho. Wakibagejejeho azabasobanurire. Maze rero bagabo barabona. Ndakumva. Kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke mu karere k'iwanyu mumaze guhindanya kubera uburaya n'ubwomanzi, ngo niyo ndiri hoshe, ngiye kuba nkurindishije muri gereza kugeza igihe nzamenyera aho kuri guherereye. Cyakora kereka no mufunganya nabo bose nateye amada, mugafunga n'abandi batwite baba barazitewe n'abandi, ndetse nabo bazi bateye mukabafunga. Naho ntacyo mwamukoze mumfunze nyine. Kuki? Impamvu nuko twese twakoze icyaha kimwe kibujije amahoro n'umutekano nkurikije ko mubinshinja. Nta kindi wongera kubyo maze kukubaza muko? Ndasaba ko yampa ikiba kimfasha kuko nta ntege zo kwirwanaho mfite. Ibyo sinjye bibazwa, uzabibwira inkiko. Wese urongeraho iki bwana we? Icyo nongeraho nuko kuba mugiye kumfunga sanga ari akarengane nabangiriye kuko ntayumvisha icyaha nshinjwa n'inda imbeshyera. Uramenye si ndindaya, wanteye inda none ngo ndindaya. Ngaho nimugende muzagaruke kwa kabiri. Mugende. Yewe. Mwiriwe. Uretama. Mwiriwe neza. Yego. Uko numenye nazabira aho mwanzisha kibwatsira? Zahiriwe da. Ahubwo ndayazo yaranyobeye. Makuru kijandise. Amakuru y'ishyano byose. Dore hera kuri convocation. Niyo kuri pariki. Zaje da. Njiteguye byari ngombwa. Wane ryari? Irebere nawe. Se wamugana reka naje irebere. Wamenye se nibindi? Ibindi biki? Bucura yabyaye. Ndibwiye nawe umukobwa ukora muri maternité. Ngo yabyaye umwana w'umukobwa, ngo ariko yaje ari nyiramakaniye. Pe, wasa n'abazungu neza. Ngaho rero. Ngo banza yarasetse babashinga bakora imihanda ya kaburimbo da. Ariko ngo abantu bari bashitse baje kureba uwo mwana. Ngo ntibagira ingano. Wono wa mbere byose rwose. Wono wa mbere rero. Wono wa mbere. Wese kuko bagabo n'urukara rwangira usa n'inkono iteka. Neje wabyaye bashinwa da. Yewe, nakumirwa. Zaba numva icyo pariki zabivuga. Erega ngo n'abakobwa bose batwite batumiwe kuri pariki. Batumiwe kuri pariki? Nta ngorane tuzahorewe banshinje numve. Kwanza atari umunsi umwe ra. Niko. Wamenye se ngo n'icyatumye bemeza ko bucura na mukakibi ari bateye indara? Ngo ni ikihe? Ariko abagore mwamenya gutara amakuru ye. Ni more mforo rero kujya yibandaho mu gutara amakuru. Ngo bucura ajya kujya muri serayi. Wamuhaye amakaye. Naho mukakibi rero ngo wamuhaye agasakoshi. Ariko agasakoshi se wowe wakamuhaye. Wandeka n'iki ko nangezaho kumirwa amaze kukugarukira. Ngaho re. Yewe barakweshyira koko. Uboga amakaye n'amasakoshi nibyo bitwazaga ngo ngahana ateye amada. Aha. Barayavuga ye. Aye masenya ntagisibyo ngwe nawe naramuhaye iki. Cyakora cyosha niba hame tuzumvikana. Cyakora rero nubwo wiringiye ibimenyetso bwose. Ndatinya ko wabuzwe na rwivanguriye. Bonese rwivanga nanjye se mushira amakenga. Nyamuna washatse abantu bagufasha muri ibi bintu byose ko ndeba bitoroshye. Yeho. Warebye ukugeza kuri ministre ukabimutekerereza. Ntabyo ngiyemo. Aha. Ntabyo ngiyemo ndakubwiye yewe bagabo barabona nubundi yego nzabona ariko ntabyo ngiyemo. Ntabyo ngiyemo rwose. Ni ntabatsinda ntagiye kwa ministre uzangaye.
ahubwo nibareka gato gusa aho bangereje nzahabageza nanjye ndetse ndenzeho yewe sinzi ko babageze aho bakugejeje yehorere nawe se uzabageza ikagitumba kuri yo mu Rwanda hose ko hakuriye se uzabagezayo gute ariko igitanga byihorere ariko umva emera unambire ubukristo bwawe wirinde kwitura umuntu nabi yakugiriye urumva Nyagasana azabahembera icyo bakoze Tama ngaha nakumva inama yawe nziza aho nabereye ye yaba uko wacurutse ukawangarukira bamaze kubona ibimenyetso bihamya ko ntari umunyacyaha yewe noneho si wowe nibyo reka mbihorere nuko ubihorera ariko mukajyemana we abantu bangana nabi sakara bivanga nyamara n'amaherezo ntimuzamuga ubuhoro mwihorere Tama mwihorere harya ngo kuri pariki harya nzajya ryarira ntabwo warebye se ngo ni kuwa gatatu ngo ni kuwa gatatu koko ariko simfe ngo nanjye ndahapfira n'abana ba rubanda nigisha mpora nsiga mu ishuri ngo ngiye mu manza ndabona bazahazaharira bose wahora niki nzaba ndebe ko abategetsi b'amashuri n'abacamanza bazabyumvikanaho da Tama genda undebere wa muhoro wanjye njya kwishakira icyari cy'inyana reka ndebe mwiriwe yemwe kwa mabwiri mwiriwe yego ni amahoro se mwiriwe Rwiva mwiriwe mabwiri we amakuru kira amakuru ni meza komera yego warabonye convocation yawe yo kuri parike njye wazizanye nzivanyeyo ugeze ni wowe humura birarya rwose wakoze pe nibonaniye na wakoze cyane twabonanye nagaho n'ubundi wenda kwemera aho uri umugabo rwose ariko ibyo si ibyo nshimirwa ndagufasha nanjye nifasha nuko sha nuko rwose ariko se wamenye indi nkuru ki oya ta ntiwamenye ko wamuka mudacumura yabyaye turasi yabyaye sinari mbizi turagatoya neza hu turagatoye pepe ngo yabyaye umwana usa n'abashinwa neza ampaye n'abashinwa kandi uzi neza ko bagabo banatabyara inzobe niyo yagira ati ubundi se uretse kumutera ubwa tereye kwinda atariye cyo twashaka ko cyabaye ikindi dushaka niki tuzabyikoramo dute biriya bintu ahubwo reka muri pariki bamuzamuguciye amafaranga wumirwe n'ababyara ababyara bo bashatse nababwira iki bya ntacyo bimbwiye ariko se Rwiva ndakumva ko imaze kugaragara ko ibi bintu tubifitemo uruhare runini bagabo barabona aragenda dutakana cyane ariko wowe sha ubona tuzakira rubanda dute rwose umunsi byagaragaye neza ko abeshyirwa homura kwibira se ko niba kizi ibya bucura zakira n'ibya nyina nta kizibya nge byanteye ubwoba cyangwa uzi iki kubasigaye inyuma batwite ubwo yavuye mu nzara za maneko n'abandi azabakira erega ni igikenya ntituzamushobora tuzamunanizwa n'iki homura biracyakomeje ariko se cyatumye maneko atamufunga nkuko yari yabidusezeranije n'iki kandi nyine nta gisibye yaramushinje wenda buriya yabasanze nta mpamvu zo kumufunga ziriho akamwihorera njye niko mbibona aho uriya mukenya ngo ni bagabo urabona ntiyamuhaye ruswa wamuha ruswa baziha benshi yewe niho hari n'abazirya dore ko wenda baba batabuze ariko maniye kuri yawe nzi ko atabigenderamo niyo byagenda bite ahubwo uramutse ukinije no kuyimuha ni ngombwa ngo akurazimo ndamuzi twarabanye wambwiye se ko yakwijeje ko azamufunga yabikwijeje ntacyo umuhaye ntitwaje ko twabanye gusa ibyo gusa yanjye musaba kubinkorera naho ubundi nta ruswa namuhaye da reka byampaye icyatumye atamufunga wenda yaba hari yarasanze nta bimenyetso cyangwa se impamvu zo kumufungisha zihari hari ukuntu ubona bimeze se none se wagerageje kwa IPG mu mwanya tutaritaba muri pariki sinakubwiye ko nabigezeho ra ntabimubwiye ambwira ko ntihagiye umukobwa n'umwe nguyu uzamushinja azahita amufunga nta kuzuyaza kundi akazabona ari muri gereza nanjye kandi nibyo nifuzaga ariko se uko wavugaga maneko ko ariko numva ipejura kubanza nawe tajye yemera ruswa umuti gutari kurera nanjye yarankarabye ahubwo ngiye kumubwira iki kibazo nshatse kumpa amafaranga azigurira akabyeri reka iyo upfa kugerageza nako nyine twari dusanzwe turi inshuti nawe ubundi sijya wabonye mwivana imbere byari byakomeye ko ndibaza amacuti yawe mudashyikirana neza hari icyo bazatugeraho gishimishije yewe cyakora cyo nanjye numva ntangiye gushidikanya urashidikanya ndeka dutegereze icyo bazakora kigendana n'amategeko ibindi tubyihorere icyo mpamya gusa
nuko abagabo barabona uriya atazabivamo bitamukozeho ibyo ndabyizeye abimukora bimukoraho iki ndabyizeye rwose cyakora natwe ntibizatugwa amahoro nitutareba neza nikosi kwa gatatu tuzaduherekeza kuri parike ko nabonye aribwo badutumiye sinzabona umwanya nzaba negereye Kigali dore rero nakosagirwa amaye ndabona kananiye ahubwo murakomere ndirengera ko bizatungana rwose yakomeje nyibuza koko abo muzarwana yo gutsinda enda ahubwo nimwirirwe rwose nta kundi byagenda sinareka ku kazi kwivanga utamugara mubarira ushobore nimara kumushora unhe ahubwo nimwikorera muzamura abagabo uwitwa abagabo barabona naze baramutse hagararaho witwa nde nitwa abagabo barabona so ninde mbakuriyemo nyoko tazi rubanda wavukiye navukiye Kabarondo niho utuye yego ukora murimo ki ndi umwarimu washakanye nande Nyabami Tamari mufitanye abana bangahe abana 3 utunze iki sambiri mu rutoki umukobwa witwa Nyantagisibyo uramuzi ariko murakomeza kunshyira mu rushiko rw'abakobwa nzi mubona ari gihugu z'abakobwa bose bava bakagera ndamuzi inda twite ni yande eregaho simuzi ntumuzi ntabwo muzi ntawe ahure nawe kubunani sinigeze mpura nawe kubunani ushingiye kuko uja kubihakana ushingiye kuko ntawe twahuriye ibuka neza kandi ndumva umuntu atabura kwibuka icyo yakoze kubunani naho yiriwe umbwira aho wari uri icyo gihe haraho nari narazindukiye ubwo ko kurahakana ko kuri iyo tariki utabonanye n'uwo mukobwa ntitugeze tubonana ariko abantu bazavugisha ukuri ryari nanjye ikibazo ndakibaza bwa NPG umunsi yabyaye umwana wawe uzabivugaho iki umwana wanjye se numeze ati busati anyurane hese n'abandi bana ariko urakomeza kunsubizanya agasuzuguro maze mwihorere planto reza fata urupapuro ujane iki kigabo kuri prison nzaba numvikana nacyo kimaze gushira ibiraburira mu mutwe siko nshimye mugiye kumfunga ubone iki ko umwana ari wanjye sera ku munsi umwana azagaragara ko atari wanjye nzariwize iki kuko n'umunyuru mugiye kumfunga ubyishurwa nande ubyishurwa nande ha ese kuhakana ko nta bimenyetso biranga umwana wawe wowe uzabona ibihe bigaragaza ko atari uwawe tubyihorere ngo abana nawe buri umwe abayigiza nkana saba tureba planto ngaho tugende da planto kihorere kandi nikisinye hano rero ngo kirabanza gusoma ngo nicicare hano gisome iyi ni ikaramu nikirangiza gisinye akoze mutware nkora iki niho wakoze amushyikira impapuro zanyu ngaho zana taha mwiriwe abantu mwiriwe mabwi mwiriwe makuru ki amakuru ni meza mwiriwe musa mwiriwe neza yego ni meza nanjye kubamenyesha ko Nyantagisibyo yagiye mu maternity cyakora ntabwo araruhuka ni byiza reka dutegereze ntibaze musa mwamenye n'amakuru ya wa muhimu bagabo barabona bamufunze oya ariko ariho amazi ndakakuroga reka da neza nyine nguje kuri pariki baramukubise nyine bavayo bavaho no kumukubita ariko yaba si yaremeye ishano yakoze ngo yemera ngo ahubwo yihaye gutuka ipeje aramutuka ngo ni igicucu maze ngo si ukumukubita nyine karahava ubwo si yatukanira giki reka bamukubite
sinzababazwa n'uwizize noneho ubwo bigeze aho no kumufunga bazamufunga nibyo kivuga wowe ibyo byo ni ngombwa rwose ninde ni Rwivanga injira muraho mzee wiriwe Gwiva muraho komera makuru ki meza mwiriwe neza yego umenye ute ko naje hano ra yewe amakuru ni meza cyane rwose nta gisibye amaze kubyara amaze kubyara ye amaze kubyara rwose ni meza koko ni meza ubimenye hese mvuye kuri maternity yabyaye umwana ariko aje ari se musa rwose kubonye kuzi kuri koko ko bamubonyera impundu rwose ni se musa wavutse rwose niwe rwose namwiboneye neza amaso amatwi amatama yewe ni bagabo barabona musa bigaraguye rwose gusa aratorokera he n'umwana wanjye yateye ikinyendaro aratorokera he ko bimaze kugaragara ko ari ukuntu yari yanyihaye akanyishyiramo ngo nijya muteza urubwa Rwivanga naruha ubu si ibyo yakoze kandi ntibigaragaye kandi byari byagaragara se n'abasigaye batarabyara buretse ahubwo gatoya izabure hajya ngo ni bangaye ubanza ngo hasigaye batanu muzi kuse bana ba ubu noneho muri migambi iki kuko amana bakibonetse yabonetse rwose wenda mwe mufite imbaraga ni ukumurega mwihutire kumurega umva ko yabeshekwaga da ibyo byihorege nabigezeho kera ninarinze uruzaba burya navuganye na perezida w'urukiko rwa mbere rw'Iremezo yambwiye ko ibintu icyo cyango gihanirwa cyane ngo bajyanira bihanukiriye yambwiye ko nawe yumvise ibyo abagabo barabona akaba yibwira ko atabeshya ntabwo nawe muraziranye turaziranye neza nyine twaba ngize n'inkora yo tuziranye akiri umunyeshuri yiga muri kaminuza i Butare ariko nawe uziranye n'abantu benshi ngaho rero nimuhagurukemo mu bijemo ingoma idaho yabari igicuma abana ba ese Rwiva ko hari ikintu nibutse nakibaza kikanyobera ni iki haryo turi ku itariki ya kangahe si ya kabiri Kanama se nani nka databusha niko si ya ko nyira nta gisibye yavuze ko yasamye ku bunani niko se Rwiva yabyaye umwana ushyitse ubwo ngubwo yarashyitse neza umwana se da ngo yavukanye bine ko numva atashyitira n'ubusanzwe umugore w'abagabo barabona byara abana banini nuwe gamwishidikanya mwikirwa mushidikanya rwose nuwe nimwe muretse turebe igihe abyariye kuva ku itariki ya mbere Mutarama kugeza ubu hari igihe kingana igiti nimubare neza abana ba nimubare Mutarama kumwe Gashyantare 2 Werurwe 3 Mata 4 Gicurasi 5 Kanama 6 oya utarutse Kamena na Nyakanga koko Kamena 6 Nyakanga 7 Kanama 8 Kanama wigushyiramo aba 7 ntibishoboka musubire mu bana ba mwongere mubare neza 7 koko ariko se icyo bitwaye sinumva ngo umuntu ashobora kubyarira amezi 7 reka umuntu ubyarira amezi 7 abeshye kirasi byayo umwana udashyitse ariko sinumvise uvuga ko yarashyitse aba yarashyitse Rwiva yewe ubwo warebye neza narebye ariko se nabonye ari igikara rwose kandi ashyitse da yari igikara ariko se koko asa nawe barabona teretse niba ntaroye neza bitegereje oya ariko barasa wamubonye namubonye niba badasa rero turagatoye tugatura siki ubucyo umwana adasa na se basaba siki ubwo tuzaza kwemeza ko umwana ari gushingiye kuki ubwo se musanze bihuze byure nzabyigiramo bana banje ku bindi bitangiye kunduruma bikuruma se bikuruma iki hajya twakira igihemo kuri bagabo barabona nyamara nitwe kigarutse kandi bizadukuraho bana ba bidukoraho siki nimuhumure nzayibwira ipeji ntazabura kubihindura bana aho bayipeji bawe ubu se aho wabyirukiyemo ko ngaho rero kama macuti yawe mwiganye da ngo mwakoranye ngo mugire icyo mupfana byatumariye iki kandi Rwivanga sinamenye byawe n'iki kibazo ni mutonganya nkaho oya niba ari byo noneho ni mwirwarize oya mudashaka kuya wirakara nitwabishobora oya musa mutonganya nkaho nawe bitamubabaje mbabarira ahubwo yakwihutira kubibwira perezida w'urukiko rw'Iremezo bikazamugeraho mu rubanza nyine abizi
uyu ibyo ntabwo bitunaniye rwose numvise ko ngo bari no hafi kuhamagara urwo rubanza ngo cyo ngaho nimugende ngaho mugende mukore ibyo mushatse mwe mwiriwe icyo nzi ni uko dukomerewe mwe mwiriwe ibihanga by'abagabo bigiye kuzakomanga akabagabo bakurikiye ntabwo kandi uriya mugabo turapfa kugerageza natwe uriya mugabo nta cyatunanira turi kumwe mugende rwa rubanza rwabo rwahereye baraburanye nabo ndihangayikiye nanjye simbizi iyo abantu rwose ni ibyanjye ndihangayikiye ariko namugezeho tu cyaratsinzwe ariko ntabwo ubona kandagiye nanjye nabyirutsemo bagabo barabona na nyira nta gisibyo barahari ndahari nanjye ndahari muhagarare hano imbere twaje nyakubahwa bwana perezida w'urukiko uyu mugabo bagabo barabona mwene mbakuriyemo na nyina utazi rubanda aregwa ko yangije umukobwa witwa Nyirantagisibya w'imyaka 15 y'amavuko akoresheje uburyo bwo kumwoshya kubera ko batangana mu mavuko uko kumwangiza bikaba byarakurijemo kumutera inda iperereza ryakozwe ku buryo buhagije byerekanye bidashidikanywa ko bagabo barabona yakoze iryo shyano pariki ya repubulika irasaba ko bagabo barabona yahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 2 afungishwe n'ijisho n'ihazabu y'amafaranga 40,000 bikubiyemo n'inkwano n'indezo by'uwo mwana kandi uwo mwana akandikwa mu bana be bikozwe none kwa 25 Kanama 1987 niko se rwiva ko numva bamusabiye ibihano bidafashije aho bigiye mu rwiva yewe utumira kunyuza natwe uzatubare dutaye ndabona byakomeye bagabo barabona rero wiyumva ibyo ushinjwa na procureur none urukiko ruragusaba kubyireguraho niko barakubeshyira nyakubahwa na perezida n'abacamanza mufatanije kumburanisha urubanza namwe nyakubahwa na procureur wa Republika ndamenyesha ko igikirego ndegwa atari cyukuri kandi nkamba ifite ibimenyetso bibiri bigaragaza ko ibi byose nshinjwa bishingiye ku bwanze bwa bene kungeza mu nkiko ibimenyetso atabonye mbere hose yabifanye ibyo bimenyetso ni ibihe icyambere nuko mwirirwa ryanjye mu biro bishinzwe iperereza uyu mugore avuze ko twabonanye ku bunani bw'uyu mwaka kandi akaba igihe twabona ngiye nyine nk'uko abivuze nkurikije ko yabyaye ku ya 2 Kanama ndasaba ko musuzuma igihe yabyariye mukandira ko yaba yarasamye ku ya 2 Mutarama koko komeza utubwire ibindi bimenyetso ikindi kimenyetso ni iki uyu mugore uvuga ko twabonanye ku bunani arambeshyira cyane dore ikimenyetso cyerekana ko icyo gihe ntari mu Rwanda iyi pasiporo yangira bagaragariza ko ku bunani nari Kampala dore ngiyi nimwirebere siniyumvisha kandi ukuntu umuntu uri Bugande yabona no umuntu uri mu Rwanda akamutera inda iyo ndigafata yagitangiye kubeshya bwase cyari Buganda kuretse turebe bagiye gusuzuma pasiporo niko iyi pasiporo yawe waba warayihawe n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka niba bayimpaye ndabona warasohotse mu Rwanda ku ya 26 Ukuboza urugarukamo ku ya 7 Mutarama nta kindi kimenyetso mbanze musuzume ibyo andika n'icyo kameze ngiye kuva mu nyibanura rirakomeye naho kukitwa n'amaguru Nyirantagisibya karame ukurikije ibimenyetso bagabo barabona agaragarije urukiko uracyahamya ko ari wagutenda ku ya 2 Mutarama none se undi wayinteye ninde ubuse murareba umwana badasa ikimenyetso wishingikirijeho nuko umwana basa
nta kindi cyagaragariza urukiko ko kuya mbere Mutarama cyangwa se n'ikindi gihe da wagize aho uhurira n'abagabo barabona ntacyo ariko niwe wanteye inda hari Ugane nawe uri i Rwanda aha ndareba procureur asaba ijambo mureke twumve icyo ashaka kuvuga. murakoze bwana perezida kumpa ijambo. Ikibazo cyanjye gishingiye ndabaza uyu bagabo barabona impamvu yatumye ahisha pariki ibyira pasiporo. Ngabo bagabo barabona subiza procureur. Ntabwo nigeze mbahisha ibyi pasiporo kuko nimuka neza ko nagaragarije ipeji ko kubunani ntageze aho mpurira n'uyu mugore kubera ko harabona narazindukiye akaga kubyemera. Mushobora no kubibona mu bibazo yambajije. Bagabo barabona ndabumva. Hari icyongera ku rubanza rwawe? Icyo nongeraho nuko urukiko nusanga nabeshyewe ruzasuzuma rukareba igihano n'indishyi z'akababaro bigendana n'urubanza rukampesha uburyo bwo guhanagurwaho urubwa natejwe mu maherere. Wese nyana ntagisibya urongera iki ku rubanza rwawe? Ngenda baza ukuntu nzifasha uyu mwana nkaba nsaba ko mwanyakira abagabo barabona indezo ye kama n'amafaranga y'uko yanyangirije ubusugi. Ngo busugi yene muzagaruke gusomerwa kwa kabiri. Abasigaye muraburana saa 8. Yengeye kwivumbira yabona barakaye batankubita amari. Bari inkoreye gende. Nyamwitwarize. Mwitwarize. Tugende. Mabwirwe koko niba nabona amaguru bagwira abagabo koko ariko ko umukenyaze anteranye n'umuvandimwe abacishije amafaranga Bemwe mabwirwe we muvuye gusomerwa byagenze bite? Somerwa iki genda uzibana nanjye nzibana sinyeneye kubana nawe niko rwiva kuko gutinyuka ukanteranye n'umuvandimwe uzi ko ntacyo uzashoborera ukanyizeza ko uzarwanaho ukanjyana muri bene wanyu bakomeye kwanjyana ye wabona bikomeye hanyuma ukubitiraho kunyihunza ariko ko nakoze ko nshoboye. Oya sinshaka kuvugana nawe rwose sinshaka kuvugana nawe niko butindi barabona ko niba nambwira nabi abo se wansize koko hanyuma wamerekeje si uyu munsi kugira ngo umve ko somerwa basi. Oya hari aho nanyarukiye kandi nakonje gukubwira ibintu ngo namaze numara kubikora hanyuma ibyigurutse sha narakumenye koko soreka kwitera yarazi kuzamira wari ubizi yarazi kuzamira wari uzi ko ndatari yese hanyuma se wari uri mumbwira sibyo ko twakoze umushoboye bikananana ariko twagerageje wakoze iki nagerageje kwitura ngo bagabo barabona none ushaka kumwitura ari gihe ugenderaho gusa kugira ngo nteranye ubaye amafaranga 200,000 bamaze kunca uzamamo nangahe sibyo procureur yashabaga nibyo baguciye sha uzibane kuva ubu ntabwo nzongera kubana nawe umwana wanjye wamubujije uwo bari kuzabana mane se yavuga nahari mu mushyingire maze kumva ko ari bagabo ibintu byahindutse niba byahindutse nuko mushyingira ntacyo bitwaye kuva ubu rwose sinshaka kubana nawe uzibana nanjye zibana aho mwenganze ndebe ukuntu nzajya gusaba imbabazi bagabo barabona uratangiye ahubwo uratangiye nabyumva ngo akarenze impinga ko karushye amagara genda sinshaka kubana nawe urabeko sha ngo rwivanga giye ndakira abagabo baragwira koko. Ikinamico